no mu muryango, wenda ikaba ari indwara iba mu muryango, ubundi nkakeka ko ishobora kuba yaterwa n'indyo, ibiryo abantu barya bitari indyo yuzuye, ibyo nakwita suralimentation. Ntekereza ko iterwa n'isukari mu mubiri, ibasha kuba yaba nyinshi cyangwa ikaba nkeya, ni uko nguko mbyumva. Cyane cyane nk'ibintu twakundi ko abantu kutikontorora, bakanywa ibintu by'amasukari, kudakora izo siporo ngo umenye ngo ibi birabujijwe, ibi ntibibujijwe. Kubera ko iyo ukurikije regime cyangwa ugakora ibintu byose by'isukari ukabireka, ukarya ibikurikiza ko utayirwara. Ingaruka ziba zihari, acika intege bya hato na hato, iyo yarengeranye uba usanga akunda kwihagarika kenshi mu buryo budasanzwe. Ikindi, iyo abashije gukomereka ku mubiri, ntabwo ari ibintu bikira vuba, n'igisebe kidakira vuba kubera izo ngaruka za diyabete. Ikibazo gitera ku bantu ubu ngubu ni harimo abo bavuga ngo ntashobora kubyara, cyangwa akagenda agira nka nk'urugero aguye akazana igisebe, hari ubwo kidahita gikira. Harimo n'abaca ikirenge cyangwa urutoki bitewe n'aho igisebe cyagiye, kubera ko bo ntabwo bijya bipfa kuma. Ishobora gukira bitewe n'umuntu wubahiriza amabwiriza ya muganga, nanone akubahiriza ya regime bamuhaye. Iyo itararengerana, biterwa na stage yabigezeho. Y'itararengerana, ntekereza yuko ibasha gukira. Oya, uko mbyumva ntabwo yakira. Inama nagira abakurikira iki kiganiro ni uko buri muntu wese yagerageza kwisuzumisha hakiri kare indwara ya diyabete, akamenya uko ahagaze. Yamara kumenya uko ahagaze, akaba yagana muganga akamugira inama y'icyo yakora, ari imiti afata se cyangwa ari regime, kandi akubahiriza inama za muganga. Inama nagira abantu ni uko bazajya bagirisha za controle, apana gutinda kuvuga ngo ugiye gukoresha controle ariko urwaye cyangwa wumva urimo urababara ahantu runaka. Nagira abantu inama y'uko bakwiye kuzajya bisuzumisha kenshi. Nicyo cya mbere, bakajya bagana ivuriro bakisuzumisha bakareba uko bahagaze muri ubwo buryo. Ikindi, bakagerageza kwirinda nabo, bagakora siporo kugira ngo ya sukari babashe kuyiregarariza mu mubiri. Ngibyo rero, bamwe baravuga bati indwara ya diyabete ishobora gukira, abandi bati ntago ikira. Abandi baratubwira ko ishobora guterwa n'imirire cyangwa se ko ishobora kuba uruhererekane mu miryango. Ibi niko babyumva, niko babizi, cyangwa se ni wenda niko babyumvanye abo babashije kuganira nabo. Ese wowe ubitekerezaho iki? Kugira ngo dushire amatsiko, niyo mpamvu tugiye kwegera Dr Venuste Nkundimana, n'umuganga hano kuri Polyclinique de l'Etoile. Agiye kutuganiriza byimbitse. Nkuko rero nari mbibabwiye, munyemerere tuganire na Dr Venuste Nkundimana. Akaba ari umu-interniste cyangwa se umuhanga mu kuvura indwara zo mu mubiri. Tugiye kuganira kuri diyabete. Ese diyabete ni iki? Iterwa n'iki? Ingaruka ishobora kugira ku mubiri w'umuntu ni izihe? Ese iravurwa igakira? Ese ishobora guhita n'uyirwaye? Byinshi tugiye kuganira nawe. Dr, mutwemerere tubahe ikaze. Murakoze cyane. Bwira umuntu iyo tuvuze ngo diyabete ni iki? Kuri iki kiganiro menya wirinde muri kano kanya yavuga ngo diyabete ni iki? Ni uburwayi butandura bufata urebye hafi ibice by'umubiri byose, bukaba ari uburwayi bufata umuntu aho aba atabasha gukoresha isukari yo mu mubiri biturutse kuba umusemburo wa insuline ari muke cyangwa se n'uhari ukaba utabasha gukoreshwa. Bukaba ari uburwayi rero muri rusange bufata abantu b'ingeri zose, yaba ku mwana umaze umunsi umwe avutse kugeza ku basaza n'abakecuru bafite imyaka ishobora no kubirenga 100, buri wese ashobora kurwara diyabete. Diyabete rero akaba ari indwara irimo amoko menshi, ariko iz'ingenzi twavuga ebyiri. Hari iyo mu bwoko bwa mbere
aho umuntu aba afite ikibazo ku mindura cyangwa se pancreas, ibice bikora uriya musemburo wa insuline utuma tubasha gukoresha isukari yo mu mubiri. Iyo pancreas yangiritse ku kigero kigeze kuri 80%, umusemburo wa insuline utakiboneka, nibwo umuntu agira diyabete yo mu bwoko bwa mbere. Diyabete rero yo mu bwoko bwa kabiri ho umuntu yavuga ko ari nka combination y'ibintu bibiri. Umuntu aba afite uwo musemburo mukeya wa insuline bifata igihe kirekire, ndetse n'uhari ukaba utabasha gukoreshwa, aribyo bita insuline resistance. Muri rusange nizo diyabete z'ingenzi ebyiri, ariko hari n'izindi. Hari ifata abagore batwite bageze muri trimestre ya mbere cyangwa se iya kabiri, guhera ku byumweru 20. Umudamu utwite wasamye atarasanzwe afite diyabete, nyuma y'ibyumweru 20 wapima ugasanga isukari iri hejuru cyane, iyo nayo ni ubwoko bwa diyabete bugaragara. Tuvuga hari umuntu uri mu rugo wenda afite kariya kaglycometre, ni ryari yavuga ati ndarwaye? Ni ku bihe bipimo atangira kuvuga ati ndarwaye, cyangwa se ni no ku bihe bipimo yatangira kuvuga ati ubu iyi si yo diyabete? Muri rusange umuntu umaze amasaha 8 nta kintu yariye kirimo isukari, ntabwo isukari ye yakabaye irenga 126 mg per decilitre. Naho umurwayi wariye mu masaha 8 aheruka, ufashe ibyitwa random glycemia, utitaye igihe yaririye, ntabwo isukari ye igomba kurenga 200. Muri rusange rero kuri bariya bo basanzwe bafite ikibazo cyo kwihagarika kenshi cyane, batakaza ibiro cyangwa bagira inyota ikabije cyane, igihe cyose ubonye isukari irenze 200 iba ari diyabete. Mwatubwiraga ko ni uburyo umubiri uba wananiwe gukoresha isukari yo mu mubiri. Biterwa n'iki icyo kibazo ubwacyo kizanwa n'iki? Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kikaba n'ikibazo gikomeye ku bashakashatsi, yaba bavura diyabete n'abakurikirana uburwayi bwa diyabete. Muri rusange iriya diyabete yo mu bwoko bwa mbere icyitera nibyo twita autoimmune disease. Umubiri ubwawo uba wirwanya kuri cya gice cy'imindura twavuze beta cells gikora uriya musemburo wa insuline. Hagaragara abasirikare b'umubiri bawurwanya ubwawo, auto antibodies zataka izo beta cells. Noneho uko zikomeza kwangirika ari nyinshi, byagera kuri cya kigero cya 80% nk'uko twabivuze, umuntu akaba atakibona umusemburo uhagije wo gukoresha isukari. Iriya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yo akenshi igaragara mu bantu bakuze, yo akenshi ni indwara igaragara ku bantu bafite umubyibuho ukabije, ibyo twita obesity cyangwa se overweight. Abantu bafite rero umubyibuho ukabije cyane, uriya musemburo wa insuline nubwo baba bawufite ntabwo babasha kuwukoresha. Ubundi umusemburo wa insuline ukora cyane ku mwijima, ku binure bigize umubiri ndetse n'imikaya cyangwa se miscle. Ibyo bice byose rero ntabwo biba bikibasha kwakira insuline ngo biyikoreshe neza ku bantu bafite umubyibuho ukabije. Twagize amahirwe twumvise ko diyabete ni indwara itandura, ni byiza, ariko umuntu ashobora kuyirinda, na cyane wenda nka bimwe mu byo mwari mumaze kutubwira bishobora gutera diyabete. Muri rusange umuntu ashobora kuba yakwirinda diyabete akavuga ati byibuze ku kigereranyo runaka ku ijana ndirinze. Muri rusange nka diyabete yo mu bwoko bwa mbere ntabwo byoroshye kuba umuntu yavuga ngo arayirinda, kuko ni indwara iziza gake gake, akenshi utabizi ko nta bimenyetso bidasanzwe igira ku buryo wavuga ngo hari icyo wakora. Umuntu aba afite iyo predisposition cyangwa se ibyo wakita nka genetic predisposition, umuntu afite ibyago byo kuba yayirwara. Noneho abasirikare iyo batangiye gukorwa bataka imindura yawe, igihe kiragera ukarwara diyabete. Muri rusange icyo wakora ni ukwirinda ingaruka zo mu gihe kizaza igihe wayigize, cyangwa se no kuba wakipimisha hakiri kare, bakakubwira ko ufite diyabete yo mu bwoko bwa mbere, ugatangira imiti, ugakurikiza n'andi mabwiriza dushobora kuri bubone mu byo bakora mu kuyivura, ukaba wakirinda ingaruka zo mu gihe kizaza. Ariko nka diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yo kuyirinda birashoboka,
kuko akenshi ituruka ku mubyibuho ukabije. Umuntu ashobora kugira disipurine mu byo arya, akagerageza kugabanya ibiro, agakora imyitozo ngororamubiri, akanywa inzoga ziri mu rugero. Ibyo bishobora gufasha mu kurinda diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. mutubwiye ko ngo hari uba afite ibyago byo kuba yayirwara. Ni ryari tuvuga ngo umuntu afite ibyago byo kuba yayirwara? Nk'iyo ufite umuvandimwe cyangwa se umubyeyi wagize diyabete yo mu bwoko bwa mbere, nawe uba ufite risiki yo kwigira. Akenshi ni indwara ifata abantu bari munsi y'imyaka 35. By'umwihariko usanga icyiciro cy'abafite diyabete yo mu bwoko bwa mbere ari abana bari hagati y'imyaka 11 na 13. Ibi bivuze yuko diyabete ishobora kuba uruhererekane mu muryango? Iriya yo mu bwoko bwa mbere birashoboka. Iyo ufite umuvandimwe wa hafi wayigize, nawe uba ufite ibyago byo kuba wayirwara. Hanyuma mwatubwiye ko diyabete idapfa kugira ibimenyetso, ariko ibyo ari byo byose hari nk'ibyo umuntu yavuga ngo abantu bakunze nko guhuriraho. Uyu munsi udukurikiye akaba yavuga ati ese wenda ko numva ngira iki kibazo, aho nticyaba ari ikimenyetso? Ni nk'ibihe bimenyetso ubundi abarwayi ba diyabete bakunze guhuriraho, ku buryo kuko indwara nyinshi mu kiganiro Menya Wirinde twagiye tuwusanga yuko iyo uyivuje hakiri kare uba ufite amahirwe menshi yo gukira. Ese na diyabete niko imeze? Diyabete muri rusange nk'uko nabivuze ni indwara iza gake, akenshi umuntu uyifite atabizi. Buriya nk'umurwayi babwiye ko afite diyabete yo mu bwoko bwa mbere, muri rusange aba yimaranye hagati y'imyaka 3 n'5 ariko atabizi. Mu gihe kuri diyabete yo mu bwoko bwa kabiri abenshi aba yimaranye hagati y'imyaka 5 n'10 atabizi. Mu bimenyetso rero akenshi umurwayi wa diyabete ashobora kugaragaza yaba iyo mu bwoko bwa mbere cyangwa bwa kabiri, no kugira inyota ikabije, cyangwa se umuntu akagira ibibazo bijyanye no akihagarika kenshi kubera ko isukari iyo yabaye nyinshi yigeze ku mpyiko ntabwo isubira mu maraso. Isukari iramanuka igakurura inkari zikaba nyinshi cyane, umuntu agahora yihagarika. Hari n'abagira ibimenyetso byo kuba barya inshuro nyinshi cyane ku munsi, cyangwa se ibyo bakita kuryagagura. Kenshi baba bafite ikibazo cyo gutakaza ibiro ariko batazi impamvu ibiro bitakara. Nk'ababyeyi rero bagira abana bakiri batoya babona batakaza ibiro ariko nta mpamvu ihari igaragara, akenshi biba ari ngombwa ko basuzuma ko nta diyabete abo bana bafite. Ibindi bimenyetso ni ibimenyetso akenshi bidatandukanye n'izindi ndwara, nko kuba umuntu yagira umunaniro adashobora gusobanura impamvu yawo, cyangwa akagira isesemi. Muri rusange ni ibyo ngibyo. Uvuga uyu muntu arayirwaye ariko ntabwo yari abizi, ni nk'izihe ngaruka wenda bishobora kumugeraho bitewe n'uko yatinze kuyivuza, cyangwa se arabizi ariko nyine ingaruka muri rusange zo kuba ufite diyabete mu mubiri ni nk'ibihe bishobora kugera ku muntu? Muri rusange yaba diyabete yo mu bwoko bwa mbere n'ubwa kabiri, zose zigira ingaruka zimwe kandi zisa. Diyabete ni indwara aho iriya sukari iri hejuru cyane igenda yangiza imitsi y'umubiri, yaba imito ndetse n'iminini, kandi umubiri wacu hose ugizwe n'imitsi itwara amaraso muri ibyo bice. Muri rusange rero ibice byibasirwa cyane kuri diyabete ni impyiko. Abarwayi benshi yaba ababa kuri diyalize cyangwa se abakenera guhabwa izindi mpyiko, usanga bituruka kuri diyabete kurusha izindi ndwara zose. Diyabete rero ikaba ari indwara itera ubuhumyi. Mbere y'uko n'umurwayi buri impyiko zangirika cyane bijya kugaragara yarabanje guhuma, cyangwa se yarabagize ibibazo bijyanye no kutareba neza. Diyabete rero ishobora gutuma abarwayi bagira stroke kubera imitsi y'ubwonko igenda yangirika. Diyabete ikaba ishobora no gutera heart attack cyangwa se crise cardiaque. Ni uburwayi aho imitsi itwara amaraso ku mutima yangirika kubera umuntu yagize isukari by'igihe kirekire nayishyire ku murongo. Hakabamo nuko abarwayi bamwe na bamwe bafite diyabete bashobora kugira igihe bakagira ibisebe mu birenge, bishobora gutuma akaguru kabora cyangwa amano akabora, bikaba ngombwa ko bagaca kugira ngo ubuzima bukomeze. Diyabete rero muri rusange ni indwara ishobora gufata buri gice cy'umubiri icyo ari cyo cyose. By'umwihariko ku bijyanye n'indwara zandura, diyabete buriya iba muri kategori imwe na virusi itera sida. Abarwayi bafite diyabete iyo isukari itari ku murongo,
ubudahangarwa bw'umubiri bwabo buba buri hasi ku buryo bahora bafite ama infection atandukanye akenshi ariyo mpamvu ituma baza kwa muganga. Umuntu yavuga ngo diyabete irahangayikishije bitewe n'ingaruka itera, na cyane yuko ari n'indwara n'ubundi iza buhoro buhoro ntuhite uyimenya, kandi tuzi ko ubundi indwara igaragaye hakiri kare bishobora kuba yavurwa igakira, cyangwa se n'uyivuje ntinamuhende bitewe n'uko bitari yagira byinshi yangiza. Ariko umuntu yavuga se diyabete ishobora kuvurwa igakira? Diyabete muri rusange ni uburwayi budakira, ni uburwayi buri chronique, ariko iyo umuntu agize discipline ni uburwayi umuntu ashobora kubana igihe kirekire akabaho imyaka niyo abandi badafite diyabete babaho. Icy'ingenzi ni uko aba afata imiti neza, isukari ikajya ku murongo, agakurikiza amabwiriza ku bijyanye n'imirire ndetse n'imyitozo ngororamubiri ijyanye n'uko umubiri we uhagaze. Hanyuma se twavuga ko diyabete wenda ishobora guhita n'uyirwaye? Diyabete ni indwara yica. Muri rusange ku isi abantu bapfa abenshi bazira ibyitwa cardiovascular disease, ni ukuvuga indwara zifata imitsi itwara amaraso yaba ku mutima cyangwa se ku bwonko. Kimwe rero mu bituma iyo mitsi yangirika, diyabete iza ku isonga, hamwe n'itabi, umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije. Ibyo byose bituma abarwayi bafite diyabete bashobora guhitanwa n'izo ndwara zishobora kwibasira umutima cyangwa ubwonko. Mwatubwiye muti umwana akivuka na nyuma y'ukwezi ushobora kumupima ukamusangamo diyabete. Uratubwiye uti n'abakecuru bo mu myaka za 90 nabo bashobora kwibasirwa na diyabete. Twavuga ngo ni bande bakunze kwibasirwa na diyabete, ni ikihe cyiciro? Imyaka yose ishobora kwibasirwa na diyabete, ariko by'umwihariko hari abo dushobora kwikekamo cyangwa se abo biba biri ngombwa ko bisuzumisha ko badafite diyabete. Abo ngabo ni abarwayi bafite abantu bafite umubyibuho ukabije cyane, byo twita body mass index irenze 30, bari muri classe ya obesity. Abo ngabo bari ngombwa ko basuzumwa ko badafite diyabete. Hakaba abadamu batwite bageze muri trimestre ya 2 cyangwa ya 3, cyangwa se abafite bamwe mu miryango yabo bagize diyabete. Ku myaka iyo ari yo yose biba ari ngombwa ko basuzumwa bakareba ko isukari iri ku murongo itari hejuru cyane. Hakabamo n'abarwayi bafite umuvuduko w'amaraso, nabo kubavura utazi ko bafite diyabete ntabwo biba ari byiza. Hakaba abarwayi bafite ibinure byinshi cyane mu maraso, iyo uje kwa muganga bagasanga ibinure biri hejuru cyane, ufite n'ibyago by'uko wagira diyabete, icyo gihe barayisuzuma. Hakabamo n'abarwayi bafite ubwandu bwa virusi itera sida, abo nabo kubera imiti imwe n'imwe bahabwa nk'iyitwa protease inhibitors ishobora kubongerera ibyago byo kugira diyabete. Mbere y'uko batangira imiti babanza gusuzuma kugira ngo umuntu yirinde kuzagira za ngaruka nk'uko mwazitubwiye. Abasabwa kuba yakora iki mu rwego rwo kwirinda ko niba koko anafite na diyabete ntizamuzahaze cyangwa ngo izamutere za ngaruka zose? Umuntu yabyirinda ate? Cyambere tuba dukwiye kugira imico idufasha kutajya muri risque, tuvuge kugira umubyibuho ukabije cyane, ndetse tugashishikariza abantu kujya bamenya ibipimo byabo by'isukari igihe cyose bagiye kwa muganga, cyangwa se nyuma y'imyaka 3 nimba ufite umuvandimwe wagize diyabete nawe ukajya ureba ibipimo uko bihinduka. Ibindi bishobora guterwa biva ku muntu bijya kundi, tuvuge nimba ufite umuvuduko w'amaraso nkuko twabivuze, biba ari ngombwa ko umenya n'isukari yawe nimba itagenda ihinduka. Muri rusange rero abantu bamenye ko isukari yabo itangiye kuba mbi, kuko nk'abakuze hari ibyitwa prediabetes, hari ibipimo bareba bakakubwira yuko nyuma y'imyaka 3 udahinduye uko ubayeho ushobora kugira diyabete. Icyo gihe rero birafasha iyo babibonye hakiri kare bakakugira inama z'uko witwara, yaba ku bijyanye n'ibyo urya cyangwa se imyitozo ngororamubiri wakora kugira ngo bifashe kutagira iyo diyabete. Mwahoze murimo kutubwira uburyo umuntu ashobora kwitwara kugira ngo wenda yirinde
diyabete, ariko nubwo wenda atayirinda, wenda akaba anayirwaye, byibuze wenda nirinde n'izo ngaruka. Reka turebe noneho uyirwaye wabimenye, yahawe twa dukoresho two kwipima isukari, ari ku miti, hari n'ababa bitera n'inshinge, ubundi baba bakwiriye kwitwara gute? Muri rusange umuntu wese wamenye yuko afite ikibazo cy'isukari itari ku murongo, iyo bamuhaye imiti agomba gutangira, agomba kuyifata neza, akagerageza no kwipima kugira ngo amenye nimba imiti afite ihagije cyangwa akwiye kongera cyangwa akagabanya. Uretse kuba yafata imiti rero, hari ibikorwa buri mwaka, tuvuge kujya kureba muganga w'amaso, kubera ko mbere y'uko iriya diyabete ijya kwangiza impyiko, umutima ndetse n'ubwonko, ihera mu maso. Iyo babibonye hakiri kare, baragufasha kureba ibitagenda neza kugira ngo isukari yawe ijye ku murongo. Hakabamo no gusuzuma impyiko buri mezi 3 kureba nimba nta kibazo zifite, kuko iyo bikiri ku kigero cya hafi haba hari byinshi byakorwa kugira ngo bakurinde ko uzagera kuri stage ya nyuma ituma ukenera dialyse cyangwa se guhabwa indi mpyiko kugira ngo ubuzima bukomeze. Hakabamo ndetse no gusuzuma mu birenge igihe cyose umurwayi wa diyabete yaje kwa muganga. Kuko iyo atangiye gutakaza kumva mu birenge cyangwa se afite ibinya, kiba ari ikimenyetso cy'uko isukari imaze igihe itari ku murongo. Nk'abo usanga amaze kubona ibipimo by'isukari ye bimaze kujya ku murongo agahagarika imiti, biriya biremerwa cyangwa hari indi nama wenda mubagira? Muri rusange ntabwo byemewe guhagarika imiti ya diyabete, kuko isukari iba yagiye ku murongo kubera ko wafashe iyo miti. Iyo uyihagaritse rero akenshi ibipimo birongera bikazamuka, bikaba nabi, rero diyabete ikaba yakuzahaza. Ikindi, iyo isukari iri ku murongo, uba ufite ubuzima nk'ubw'abandi bose badafite diyabete. Muri rusange rero kuba ibipimo biri ku murongo byakabaye motivasiyo iha umurwayi ko ubuzima bwe bumeze neza, adashobora kuzahazwa n'ingaruka za diyabete. Guhagarika imiti rero kubera ko ibipimo byagiye ku murongo ntabwo byemewe. Hanyuma umuntu wese wihagarika mu buryo budasanzwe kenshi, biba bivuze ko afite diyabete? Muri rusange kwihagarika kenshi cyane ntabwo bivuze kugira isukari iri hejuru gusa. Bishobora guturuka ko udafite umusemburo witwa ADH, umusemburo uva mu bwonko utuma umuntu abasha kugira igipimo cy'umunyu gikwiye ndetse n'amazi akwiye mu mubiri. Uwo musemburo rero iyo utawufite akenshi ntabwo ukora ibyo twakwita nka retention ya urine, inkari zikomeza zigucika. Ibi byose tubihuje, tugahuza imyumvire ariko n'uburemere bwa diyabete ndetse n'ubwoko bwa diyabete butandukanye, muratugira nama ki? Twabagira inama ko bamenya ibipimo byabo by'isukari. Ku myaka iyo ari yo yose umuntu afite, ni ngombwa akamenya ibipimo by'isukari uko bimeze. Ikindi ni ugucunga uburyo ibiro byiyongera. Uko ibiro byiyongera niko iriya insulin resistance yiyensitara. Noneho nyuma y'imyaka mike isukari igatangira kutaba ku murongo, ugatangira kugira ingaruka zijyanye na diyabete. Kwisuzumisha hakiri kare rero ukabimenya, ugatangira imiti nta gice cy'umubiri kirangirika, birafasha ko ubaho ubuzima nk'ubw'abandi bose badafite diyabete. Murakoze cyane Dr. turabashimiye. Murakoze cyane. Yego. Ngibyo bitangazwa na Dr. Nkundimana Venuste, ati diyabete ni indwara idakira, nubwo bamwe mu bo twaganiraga batubwiraga yuko diyabete ari indwara ikira. Nk'uko muganga yarabitubwiye, ati nubwo ibipimo wabona yuko ibipimo by'isukari wabona ko bimeze neza, ntabwo ari byiza guhagarika imiti, ahubwo ibyiza ni uko ukomeza kwikurikirana, kwisuzumisha, kureba igipimo cy'isukari, ubundi wakumva ufite inyota, kuko bimwe mu bimenyetso bya diyabete harimo no kugira inyota. Wakumva ufite inyota, nywa amazi, utakomeza kunywa ibintu birimo amasukari cyane. Ni byinshi muganga tugiriyemo inama. Ikindi, ntago ari ngombwa kujya kwivuza mu gihe waraye ku musonga, kuko twumvise yuko diyabete ari indwara ishobora kuza buhoro, ntikubabaze, ntikubangamire, ariko uko urushaho kuyimenya bitinze cyane niko kuyivuza bishobora kuguhenda, ni nako ushobora no kugira ibyago by'uko